birangira hari umurongo ushyizweho n'ubuyobozi no kugira ngo muri gahunda bise ngo kwegera abayisilamu. Niyo mpamvu hari abashehe boherejwe kuri uno musigiti kugira ngo baze kuyobora iyo gahunda. Niba hari ibitekerezo ufite, niba hari inama ufite, niba hari ibyo ubona ushobora kuba byabyara umurongo mwiza twe nk'abayisilamu bikaba byadufasha, ni ngombwa yuko uza kubitanga, kubera yuko Imana tubwira iti wa amuru hum shura bainahum aw kama qala Allah ta'ala. Imana iti mujye mujya inama. Ntabwo ibyo ubona ko umuyobozi wawe bitari byo ari byo kujya kuvugira ahantu runaka. Niyo mpamvu muri ubuyobozi bwite bw'ibihugu hari aho bigera akavuga ngo kana kafite ubudahangarwa kumuvuga ubwabyo bikagira icyaha. Ni gute twakumva ko kuvuga umuyobozi wacu mu rwego runaka byo bitagize icyaha aha ku isi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mu gihe hari urubuga rutangirwamo ibitekerezo n'inama kugira ngo abayisilamu twese tugire uruhare mu bidukorerwa. Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwa Muhammad aburanyisha, ategeka abemera Imana yuko nabo bagomba kujya basaba Allah kugira ngo urusheho gundagaza ku ntumwa Muhammad n'imigisha. Imana iti يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضى اللهم عن جميع صحابة رسولنا محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا والأساتذتنا والآبائنا والأمهاتنا الذين لم يبلغوا هذه الساعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم من أعدائهم وأعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعداءهم أقوى مما نراه يا رب العالمين وأنت الأقوى. اللهم فانصرهم بنصرك العزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان يا رب العالمين وفي سائر دول الإسلام والمسلمين وفي بلادنا هذا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا من كل أعدائها وأعدائنا يا رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. bitaraba kuri urwo rwego twese dutegetswe kumva no kumvira abayobozi bacu igihe cyose bataranyuranya n'uwo murongo. Imana ikakomeza itubwira rero wala tanazu, tuzabeho mu ntonganya no kutumvikana no muri byacitse, kubera yuko ibyo biramuka bibaye watadhaba rihukum, imbaraga zanyu, ubumwe bwanyu, iterambere ryanyu, buri kimwe cyose mwifuzaga kizabipfabusa. Hanyuma Imana iti wasbiru. Birashoboka yuko hari igihe umuyobozi yaba afite uburyo bwe bwo kuyobora twebwe tutishimiye. Niyo mpamvu hano Imana yahamagariye abayisilamu babwira iti nyamuneka wasubiru, mwihangane mu gihe umuyobozi wanyu hataragerwaho uko agaragara nk'umuntu wamaze guta umurongo w'Imana n'umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwihangane, nje kubititara bishobora kuba mfite ibyo numvikana n'umuyobozi wanyu, ariko ibyo ntabwo bimpa uburenganzira bwo kumunyura ku ruhande mu gihe atarantegeka
kunyuranya n'Imana n'umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se mu gihe we ubwe tutarabubonaho ikimenyetso n'iki na kimwe mu bimenyetso bigaragaza abantu bahakanye Imana n'umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana iti inna Allaha ma'as sabirin, nituramuka twihanganye Allah subhanahu wa ta'ala azagira gute, azaba hamwe natwe. Bityo rero bavana ab'Isilamu, dusoza kutuba yacu, ikigaragara nuko njyewe nawe hari amabwiriza duhabwa n'Imana tudafitemo ubushake bwo kuyahitamo cyangwa se ngo tuyatangeho ibitekerezo. Imana tubwira iti ma kana lil mu'min wala mu'mina an yakuna lahumul khiyara, ntabwo abemeramana n'abemeramana bafite amahitamo mu gihe hari ibyo batezwe n'Imana n'umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana yatubwiye ngo ibintu ngibi mushaka amahitamo yanyu birumvikana, ariko ibintu bitarimo amahitamo, wa'ati'u Allah wa ati'u Rasulahu wa ulil amri minkum, hada siyahul amr. Ni imvugo ijyanye no gutegeka, kandi itegeko ryaje riba ryarenze kwakira ibitekerezo, riba ryarenze kwakira inama, kubera ko ryamaze kuba iki, ryamaze kuba itegeko. Aha niko tubwirwa n'Imana n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba bayobozi rero icyo batubarira nuko babungabunga ya jama yacu, jama ikarimwe, kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa gahunda ya Islam, kubera ko Islam igomba kuba ihuza abantu bakajya mu mbaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بآيات الله وذكر الحكيم. أقول ما سمعتم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.